Ariko tujya mu bindi bintu twigeze gukora n'ikiganiro Ingabire Victoire atarafungwa, ubu nibwo twongeye gukorana yarafunzwe, nibwo ngiye kubikubazaho ifungwa rya Victoire waryakiriye gute, ko nabonye umuvuga abantu bakaguhagurukana abantu ntago nabantu ariko uko biri kose nese ko nabonaga muri comment inyanga Rwanda n'umwanda arige rero n'uwo mwanda ubo nese nk'urugero ni nkuko wavuga ngo muri comment nese nk'urugero abadayimoni baje bakandika muri comment nese wavuga ngo kuri Mutabazi umugabo w'Imana abadayimoni baze kwandika ngo uri umuntu mwiza. Umuntu nigeze kumuganirira buramutse uri kujya mu ijuru gahura na Satani yarangiza agahita akubwira ngo mwana nguri kunkorera umuti mwana wawe ukigiye mu ijuru ubushatse wareka kurushya amaguru yawe nimba Satani ari kugushima, you are doing something wrong. Hari umuntu ahubwo ushobora kunshima kuri izo mbuga nkavuga ni none isi yarangiye ni ibiki nakoze nari nanyweye surudu wiri byagenze bite kugira ngo nkore ibyo bintu bituma uyu ni umuntu nyine ibyo urabizi. Niyo mpamvu mvuze ngo ni umwanda rimwe na rimwe ari umuntu ba physical agaragara nk'umuntu ariko ibimurimo imbere bitatuma umwita umuntu rwose. So rero abo nibo baba bavuga ese ubundi hari abantu erega batekereza nkuko atekereza wakiriye gute ifungwa ibyo akora birangiza, ibyo akora biracamo umwe birasenya umwe bw'abanyarwanda, ibyo akora ni utwitsi, ibyo akora biri genocide, ariko yavuga batani wowe wacu bakanamuhimbira indirimbo. Bene abo rero n'ubundi nyine ni umuvugaho bazagusimbukira ku gakanu baziterura bicinye hasi. Gusa twabuze ikintu cyase nta bushakashatsi buraduhishura ikintu twavuga cya twakora ku buryo bishyira mu migozi, kuko swate bahindukira ariko niba badashaka guhindukira ntago wavuga ngo bigaragambije cyangwa ngo biciraguyeho cyase ngo barakaye. Ibyo bamize bibuzuye nibyo ubwabyo nibyo bibi. Mukoreba kure cyane niyo ntacyo baba wavuze bahorana urwango bahorana inabi. Mukoreba kure cyane wabonaga azafungwa. Baramutindiye twari dutangiye gukeka ko bamutinya, ariko ubwo byongeye kutwereka ko hano nyine buri wese ari munsi y'amategeko. Gusa ku rundi ruhande diplomacy is a reality. Nanone ntabwo rimwe na rimwe hari igihe ureba muri iyo mboni ya diplomacy, hari igihe ureba muri iyo mboni ya nk'umunyapolitike wenda ukavuga uti kuri ibi ngibi reka mbe mwihanganiye, ariko ntabwo ibyo nzabyihangana. Ntabwo nk'urugero buriya n'Imana ni umunyapolitike, Imana ivuga ko ari umwami ni umunyapolitike, nta n'ahandi wabishyira. Imana ni umunyapolitike kurenza uko ari umupasiteri. Ugiye kuvuga ngo uwo twaze tuvuga uribuka ko abantu baje baransimbukanye ngo navuze ngo she deserves the bullet in the head, ngo navuze ngo no none se bari mu biki yaduhaye amahoro abari mu biki nyine yavuze ngo icyo abantu batakurikiye ikiganiro yakoze uwo mugabo rero Marco Rubio actually namwikundiraga ari kwiyamazanya na Trump 2016 n'umuntu akurikiye cyane, n'umuntu uvuka muri Cuba, ubu uyu munsi nyine ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Trump. Yaranditse kuri Twitter yarandika ngo ibikorwa ngo by'u Rwanda ngo ku butaka bwa Congo ngo ni ikimenyetso ndashidikanywaho, it's a clear violation to the Washington Accord, ngo ku masezerano yasinyiwe ku itariki enye na perezida b'ibihugu byombi i Washington, ngo kandi ngo bazakoranga ibishoboka byose ngo kugira ngo ngibyo isezerano ubwo basinyaga bari bahaye isezerano Perezida Trump ngo bazakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bamusezeranyije rero bikurikizwe. Bituma nandika iyo baruwa y'amapaje 6 nyine, n'ubu nimva hano ndajya kuri DHL cyangwa se ku iposta urayibona hari envelope yari ya adresse zose namaze kuzishyiraho ya ariko konzi ko hari n'abanyarwanda bamwe barwanya u Rwanda mudakiranukana bakwandikaho message z'imijugujugu ubugiye kwiteranya n'abanyamerika urabavamo. Ntago ari kwiteranya, nese nagiye kwiteranya n'umudiplomate nandikiraga nanditse nk'umudiplomate, ntago nashyizemo amagambo nkayo njya mubwira Ingabire ni deserve bullet in the head.
nese ubwo wabwira mu diplomate w'ikindi gihugu ufite immunité diplomatique ubwo iryo jambo barimubwira niyo yaba ari ryo utekereza ariko nanone ntese iyo barwa niba bitagize ko dukurikiwe n'abantu benshi wayisomeye abantu wenda agapaje kamwe de page 6 bakanayisanga kuri Twitter kuri X yanjye yahari Mutabazi Kabarira Maurice ariko reka tuguhe udusomereho wenda nk'agapaje kamwe iyo baruwa wandikire Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nayibahaye kuri za email ariko sinya nzizera ari gihe bakubwira ko batayibonye ndashaka kuyibaha none iri physical hard copy urabona ko izara address US Department of State Harry S. Truman Building nyine ni inyubako ikorerwamo n'iyi ministere 2201 C Street NY Washington DC 2520 like in address nkuko ubizi nyine ibaruwa igiye kuyohereza kuko ushaka ko nyigusomera soma wenda agapaje kamwe no kugira ngiye wenda nayibonyeho ndagira ngo abadukurikiye bamenye bikubiyemo abantu bajye kuri X bayisome ku page 6 bari nyinshi babona ko ni page 6 signature yanjye iri kuyanyuma nyine of course abantu mutanazi ibintu by'inyandiko buri page yose ugashyira icyo bita paragraph donc iyi ni paragraph nyine ibarwa ubigiye muri Amerika kwa Trump ugomba kugenda ikagerayo kuko ibyo nabereje kuri email nabonye baranyohereje ubutumwa buvuga yuko wera nabugwaye no kuri ntuza yawe kuri WhatsApp yawe bugaragaza yuko ngo inyandiko mbahaye bazansubiza hagati y'itatu n'itanu ariko mu rwego rwo kugira ngo batazavuga ngo ntayo babonye n'iyiri physical ngomba kuyiboherereza icyo kintu tukakireba ariko ntago ari ibintu bindi nuko nge nemera ko umunyarwanda Imana yigutumye murajyana urabyemera iragutuma mukanajyana yabyemera okay n'abaturage rero niko tumeze tumera nk'Imana dutuma abayobozi bacu ariko nabo tukanajyana donc mu yandi magambo ntago nabona Marco Rubio ari kuvuga ibintu byakongera gutuma dushyira karago ku mutwe ngo nk'umuturage mvuge ngo buriya ngo hari ababishinzwe noya ndamubwira ni ibyo bintu uri gukora bifite ingaruka yego reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikira Umurwa Live TV aho muri hose reka mbifurize kumererwa neza nitwa Karabo k'Imana inyuma ya kamera murabizi ko tuba turi kumwe na Jafeti rero nkuko mubibona imbere yacu turi kumwe cyangwa se imbere yanyu turi kumwe na Apotre Mutabazi muramuzi tuye dukunda kumutumira hangaha ariko cyane cyane reka nshimira abantu mudukurikiye mwarakanda subscribe n'abatarayikanda muyikore gusa rwose viewership y'abadukurikira irimo iragenda yiyongera niba twaratangiye dukurikirwa n'abantu 500 igihumbi tukaba dukurikirwa n'ibihumbi 10 20 30 ni byiza cyane kandi ni iby'agaciro reka rero n'abatindiye mwakire muhe umwanya basuhuze ikaze mu kiganiro Apotre Mutabazi murakoze kumikaze banyita Mutabazi Kabarira Maurice ndi mwene Kabarira Kabahandwa ubwo bahandwa n'isogokuru namushyinguye bampa umurima nubwo ntazahuri kandi barawumpaye nizere ko umuntu wabuhinga bizi ko ani day nzamugwa gituma okay ubwo wamurabushye ndi mwene bahandwa akaba umuvumvu nyine nuko nguko waturutse za Gitarama ariko ngiye nkaba ndi umukiga ubyemera ariko umukiga kari ijambo ribi no umukiga n'ubwoko nge nibwo bwoko nemera umune bintu by'ubwoko bw'amazuru ntabwo nyamwigemera nemera wango kuko ubwoko bwaba kwa buturukwabwa mwana biriba ngo n'ubwoko buturukwabwo abakamba muri Kenya batuye habo abakikuyi batuye habo abamasayi batuye habo buriya abamasayi ushobora kujya mu gace nyine k'abamasayi none se nta muntu wakwereka ngo ubutaka bw'abatutsi n'ubwo abahutu ngo batura aha ntabwo ubwo rero nta bwoko buri ni imitwe ni classe sociale ziraho z'amafuta abakiga rero impamvu ngo abakiga no kurukira kwereka ko numva se abakiga bituruka kuba umuntu akiga nyine ataramenya urukiga na gace urukiga abakiga nyine Rwanda hari urukiga ni igice cyitwa urukiga nuko wenda bajya bavuga ngo hari kirimo iki gikiga ariko reka tuvuge urukiga mu Rwanda kuko burya na hariya Habyarimana yavukaga bayitaga mu rukiga burya nuko bango hari abaganza ngo wenda Rusizi bakabita ngo nabashi ibintu nk'ibyo ngibyo bituma ni nge nicyo hagace ko nanone simbi agaciro bango ni nk'ubu nkawe sinza wenda uturuka ngo mbe nabikubaje mbyubakireho ahubwo ngenda ndavuga ngo byakagize umumaro yaba ba nyiri kubigira batabikoresheje
baheza abandi ku byiza by'igihugu ko ntaho bihuriye. U Rwanda n'urwa bose ntago ari urw'abakiga gusa, ahubwo ukabikoresha uvuga ngo twabakiga tuvugisha ukuri, abakiga twitwara gutya n'ibiki. Icya kabiri buriya birambabaza nk'iyo mbonye umuntu arimo arwanya wenda nk'ubuyobozi bw'igihugu bakambwira ngo ni umukiga. Oya, ubundi abakiga dore ko nabyara byamunaniye, ubundi abakiga twihingira ibirayi tukabisarura tugacuruza, uwo bihiriye ugasanga afite trosi 30, wanajya mu buyobozi ukamenya aho weretswe. Ibyo bintu byanyu byo kwigira ngo muzafata igihugu mwabonye byaramukundiye, abakiga muve muri zo. Na babandi bajya bahimba ngo ni indagu bakazedutinga bakatubeshya. Ariko ushatse kuvuga yuko abo bakiga ngo nta bwenge bagira kandi barahari bazi ubwenge, ngo igihugu kirekure ngo gihereze ngo abanaba nibo babasha gushobora amayeri. Donc magambo makeya nemerera muri Bibiliya urabizi. Muri minsi ndi kwiga ku mugabo bita Hitoferi, nkabwira Imana ni nkubu bwenge bwa Hitoferi undindi ivangirwa yagize bwa nyuma gusa afatanya na Abusalomu. Muri iyi minsi urabizi ko abantu ari abasesenguzi, hari urwego rwabemeje ko ari abasesenguzi, ariko tubita abasesenguzi ko nimba ariko bibona niko bibona nyine. Ariko ngiye uyu munsi unyibeshyeho niwe wanyita umusesenguzi, ari njye ubibaje ntago nakwiyitawe. Oya, navuye kuri urwo rwego njya ku rundi. Ni wowe uyita iki? Uri umucurabwenge. Shamba ku busesenguzi twabutangiye mukabunsangaho mukanabumpirikaho, kanande ko mu bucurabwenge naho muzahansanga. Ariko nyine nanone si ukubyita ukuntu kuko nta n'urwego rubitanga, ahubwo kubyiyise ubyemeye, uretse ko n'Imana yabinyise. Reka wenda ntanabahimbira ngo nijye wabyiyise. Byatangiye ari umuntu w'Imana uri mu Uganda duhuriye kuri TikTok, ati wa mugabo nubwo ntakuze turi kumbwira ko uri umucurabwenge wa. Nanjye njya gusoma biransanga hari umugabo w'umucurabwenge bitwaga Hitoferi. Dawidi yaramutinyaga ku rwego bamubwiye ati yifatikanye na Abusalomu. Kandi Dawidi yari afite abagabo akaraga icumu mpaka abagabo 80 bashyize hasi akabona kuruhuka. Babitwa Aberezari n'abitwa Bashama bicaga 300 ingunga imwe. Havuga ati ubwo Hitoferi yafashe uruhande rwa Abusalomu turapfuye. Ngo Bibiliya ivuga ngo iyo Hitoferi yakugiraga inama byabaga bimeze nkaho Uwiteka ari kukongorera mu gutwi. Reba nk'urugero, Uwiteka ari ukubwira amagambo ukoresha kugira ngo ugire views, urumva izo wagira, ari ukubwira amagambo ukoresha kugira ngo uyobore igihugu. Niko nga Hitoferi yarameze. Ubyo yatekerezaga iyo yabikugiragamo inama bitewe n'icyo wamubajije. A strategist. Uri umucurabwenge nanjye nkunda kubyita ngo ni strategist. Umuntu wiga strategy n'imirongo migari abantu bashobora gukoresha kandi bakagera ku bintu binini. Ndi kubyiga rero. So reka wenda nigarukire nko kuvuga ngo nuwo mutabazi no mucurabwenge. Ibikurikiye nuko nimba hari ibyo abacurabwenge bakenera kwiga nzajya kubyiga, nimba hari ibyo ntaramenya nzabimenya, kugira ngo nanone abantu batavuga bati kubitubwiye se ubwo birihe. Oya, ni nka bya bindi Dawidi yasutswe amavuta avuye mu ishyamba ngo ni umwami, n'ubundi agasubira mu ishyamba kandi n'imvura ikongera ikamugwaho. Tukajya tubwira abantu terega buriya ni twebwe ryabuye banze, abubatsi banze, nyamara ngo ku Mana ryaratoranyijwe kandi rikaba irikomeza mfuruka. N'uwo mutabazi n'uwo Banyarwanda nikundira abantu nta rwaserera nyinshi. Ikindi ntabwo bangira ko muri no mizi cyakumva ngumva bitewe n'ibyabaye no gutya Abanyamerika bakiterera bakagira ibyo bavuga, cyangwa se bakitereka wa mwana bya ngo biteretse, kabona ari abantu bahiye ubwoba barimo basanga ariko ngurabona ngo ntagaruka we. Nimba ari ukubera etaje abantu bamwe mufite, nimba ari uko twebwe dukodesha, ubwoba mu bugabanye wangu, kuko ubwoba ntago bubuza ibyago kuza n'akaga kuza, ahubwo butuma ubaho uri nk'umupfu ugenda. Mubeho ubuzima butari mu ubwoba. Bibabaje iyo umuntu wenda kuba yakafite mwuka wera afite Yesu, ukabona nawe ahora mu bwoba ngo ejo bizamira bite. Oya, nta mpamvu. Abandi ukumva bari kwizera ubuhanuzi bw'ibinyoma bavuga ngo karabaye noneho, ariko abahanuzi bacu bo noneho iyo babona hari akantu, mbese dore ko YouTube tuzirwaho kantu kameze ukuntu, bahita bahanura ibyago, bagahanura ngo murashize. Ngo nagiye kubona ngo mbona abagabo binjira bajya hehe, wakinjira winjirira hehe ujya he. So ko ahantu rero twicaye bahita ku Nyenyeri bare, ashingira ku cyo Neva yavuze, n'icyo Kisekedi yavuze, n'icyo Amerika yavuze,
n'iki kigarasha cyavuze ubundi nagayaza abatamu ngo ngirambwiye ngo yagenda gakegera yego ndashaka ubuhanuzi ubwiye Dawidi ari mu ishyamba nta kintu nta gasanira k'ibintu naho nimba Dawidi yishe Goliyati ugahita uvuga ngo yeretswe ab'umwami urapimiranyije reka kudushyigikira kandi ibyo bintu by'ipimiranya urabizi ko bijya bihusha kuko Samuel nawe yarapimiranyije arebye Eliyabu na Abinadabu na Shama aravuga ati kubo Imana yambwiye ngo kwa Yesayi ngo harimo y'umwami simbona iki gihugu kirekire cyatera ibyuma kandi kimbwiye yuko kimaze kugira koloneli na generali mu ngabo za Sawuli iki n'ikimana igiye kwimika na Sawuli yaraje mbona n'umuhungu muremure usumba abandi no rimwe na rimwe mu abantu give us a break mujye mutureka kutujagaraza cyane nkuko njya kumbwira ko yabahanuzi nimba ufite ubuhanuzi butazasora amezi 3 bugumanye nubona habura ukwezi uzazo bumbwire ntago Kisekedi yanjagaraza na neva ngo nawe wiyongereho n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo turaza kubigarukaho ndagira mbwira abantu ko hano nubundi ni ku Murwa Live TV twicaye Kagugu niho twakora ikiganiro ku Nyenyeri Bare ni hano rwose Kagugu munsi y'amashuri kuri uyu muhanda ujya Tegisirwa na hantu ushobora kuza ukamera neza ukaharuhukira ukarya brusheti nziza inkoko ukanywa icyo ushaka hari n'amacumbi ubwo turabamamarije nubakenera uze kureba ndaza gutanga nimero yanjye uzabambaze cyangwa se nabo tuzareba ukuntu tubegera ubwo mba mbacishijemo akantu ko kwamamariza iki kiganiro gikurikire kuva gitangiye kugeza gisoje ni umuriro ibintu ugiye kumviramo hano nta handi hantu urigera ubyumva Apotre mbere yuko tujya mu bindi bintu twigeze gukora n'ikiganiro Ingabire Victoire atarafungwa ubu nibwo twongeye gukorana yarafunzwe nibwo ngiye kubikubazaho ifungwa rya Victoire waryakiriye gute ko nabonye umuvuga w'abantu bakaguhagurukana abantu ntago n'abantu ariko uko biri kose nese ko nabonaga muri comment inyanga Rwanda n'umwanda hari rero n'uwo mwanda nese nk'urugero ni nkuko bavuga ngo muri comment nese nk'urugero abadayimoni baje bakandika muri comment nese wavuga ngo kuri Mutabazi umugabo w'Imana abadayimoni baze kwandika ngo uri umuntu mwiza umuntu nigeze kumuganirira buramutse uri kujya mu ijuru gahura na Satani yarangiza agahita akubwira ngo mwana ngo uri kunkorera umuti mwana wawe ukigiye mu ijuru ubushatse wareka kurushya amaguru yawe nimba Satani ari kugushima you are doing something wrong hari umuntu ahubwo ushobora kunshima kuri izo mbuga nkavuga ni none isi yarangiye ni ibiki nakoze nanyweye surudu wiri byagenze bite kugira ngo nkore ibyo bintu bituma uyu ni umuntu nyine ibyo urabizi niyo mpamvu mvuze ngo ni umwanda rimwe na rimwe ari umuntu uba physical agaragara nk'umuntu ariko ibimurimo imbere bitatuma umwita umuntu rwose so rero abo nibo baba bavuga ese ubundi hari abantu erega batekereza nk'uko atekereza ibyo akora birangiza ibyo akora biracamo ubumwe birasenya ubumwe bw'abanyarwanda ibyo akora ni utwitsi ibyo akora biri genocide ariko yavuga batani wowe wacu bakanamuhimbira indirimbo bene abo rero n'ubundi nyine ni umuvugaho bazagusimbukira ku gakanu baziterura bicinye hasi gusa twabuze ikintu cyase nta bushakashatsi buraduhishura ikintu twavuga cyangwa twakora ku buryo bishyira mu migozi kuko swate bahindukira ariko niba badashaka guhindukira ntago wavuga ngo bigaragambije cyangwa ngo biciraguyeho cyangwa se ngo barakaye ibyo bamize bibuzuye nibyo ubwabyo nibyo bibi mukoreba kure cyane niyo ntacyo waba wavuze bahorana urwango bahorana inabi mukureba kure cyane wabonaga azafungwa baramutindiye twari dutangiye gukeka ko bamutinya ariko ubwo byongeye kutwereka ko hano nyine buri wese ari munsi y'amategeko gusa ku rundi ruhande diplomacy is a reality nanone ntabwo rimwe na rimwe hari igihe ureba muri iyo mboni ya diplomacy hari igihe ureba muri iyo mboni ya nk'umunyapolitike wenda ukavuga uti kuri ibi ngibi reka mbe mwihanganiye ariko ntabwo ibyo nzabyihangana ntabwo nk'urugero buriya n'Imana ni umunyapolitike Imana ivuga ko ari umwami ni umunyapolitike nta n'ahandi wabishyira Imana ni umunyapolitike kurenza uko ari umupasiteri ugiye kuvuga ngo ndi kubona umupasiteri n'umwami cyase ndagukusana gute
iyo bango ngo dore pasiteri ntuza baba pasiteri nyine mwita ngo nibo bazima ngo bo bahora muri Bibiliya ntago bajya bayisohokamo ukavuga wenda na perezida wacu ko bati Imana yabiteye nkande mu myitwarire yaba yitwara nka perezida wacu kurenza ko yakitwara nk'umupasiteri kuko Imana ni umwami yitwara nka perezida wacu. ndi kuvuga mfasha abantu babiri none nkakubaza ngo Imana yaba yitwara nkande muri aba babiri, umwe n'umupasiteri undi n'umupadiri wenda uwa gatatu wenda tukamugira perezida wacu cyangwa se kamuga Trump kugira ngo wenda utabijyana utabigira personal. Imana ni umwami nyine yitwara nk'umunyapolitike. Ndaguha urugero, niyo mpamvu ubona umuntu uhanura agakora umurimo akagira courage ariko ngakajya arya abana imugumisha impano y'ibitekerezo nk'umupasiteri yakamwambuye impano. Icyo kintu nacyumvishe ni uvuga ngo muri politike ureba inyungu kandi ukajya ubalance. Niyo mpamvu ushobora kureka avuga ati wowe kubera uburyo unkorera nukora iki n'iki ndakureka ndanaguhishira, yewe n'umuntu ashaka kukikwatakira ndamugurukana. Mose abashatse bango yashatse umunyetiyopiyakazi Imana yabateje ibibembe ariko umunsi yananiwe kugaragaza kwera kwaye gakubita igitare gatatu kivovota ati muri iki gitare nabakuramo amazi batagonda ijoro simwe. Iki Imana yambwiye ati ntago uzagerayo. Bivuze iki? Bivuze ngo itekereza nk'umupasiteri manza no gushaka umunyamahanga yari guhita bimuziza. Nwa ngo ubwo nabi bikubwiraho kuvuga ngo hari ukuntu ureba kuvuga ngo Ingabire rero Ingabire ngo umwe mu bantu bagiye bamuhururiza hari ibintu Jadi yakora nkamutwara we yabikora nkabamuretse kuko ndi kureba Buholande avana akangaka karacyari gato nkuko wenda nari arabigireka muri media nta rugaruka ibibatinye bindi kabati watutse kanaka bakabahuriza kuri ribati musabe imbabazi ntuzongerere ibintu nk'ibyo ngibyo musigeho turabahuguye turabaganirije. Donc ibi byose umunyapolitike areba mu buryo bwagutse ariko nanone akaba hari aho yarenga akaba ati ahangaha ubwo ashatse kwarenga cyangwa se ukavuga ati timing. Muri politike tugira ikintu cyita timing, nakomeza byigira ariko nitumara kurenga uyu murongo tugeza hari azakomeza gutekereza yuko tuzakomeza kubirenza ingoho ibyo arimo, ariko yari umuntu ubona afite ubugome, reka mbyite gutyo. Yari umuntu ubona afite ubugome kandi agatekereza ko ahari ari ndakorwaho. Sinzi icyari cyarabimwemeje ko ari ndakorwaho, gusa nyine ubwo aho yicaye uyu munsi ntekereza ko abasha kubibona ko atari ndakorwaho. Harimo aricara akiga, utekereza yuko ngo amahanga azasakuza agakora ibyo ariko n'abazungu nabonye bavuga ngo bamufungure. Nje niwe muntu wenyine numviye urubanza rwe, noneho urubanza rwe rumara amasaha 6 nari nicayemo kuva kandi nari mvuye Uganda. Wagiye no mu rubanza rwe? Nari mvuye Uganda, reba ko nagize Kagitumba mu rukerera ndi muri bisi. Nese ubwo wari ujyanywe n'iki Apotre ko nzi ko ariko wowe nagiye kugera nka Rwamagana abantu batangiye kumbwira ati ko imodoka imuzanye hageze kandi sinjya ku rukiko normal sinjya pe. Yarakubonye mwararebanye amaso ku maso? Yarahindukiye ambonye ntindaho bigaragara ko ariko yarambonye physically, nibwo bwa mbere yarambonye physically bagiye mu rubanza rwe. cyane ko buriya biba ari byiza gurira ahantu na polisi iri kandi ifite intwaro kuko ngende umukiga kandi abakiga tugira ibyacu. Uriya nkariya jambo yavuze ngarashaka urwibutso rw'abahutu ku Gisozi bivuga nyegerageze ngo nta jido nari kumutera se ntayikurya ariko nta gutera jido polisi kazi gatera imetero. Ingabire wari kumutera jido mu rukiko se? Nguba mu rukiko ntabwo nayimutera kuko ntabwo yaba yavuze ariko agize gutya akabisubiramo nko mu rukiko. Ya mu rukiko ntabyo nakora kubera ko inzego ziba ziya. Apotre ko numva bwa Apotre wari kubwiyambuye bataramufata. Turi muri quartier reka nkwereke nk'ibintu kugira ngo abantu banzi nubikinisha kubikora ibyo byo uzabona yuko amagambo ndi kuvuga ntari kuyahimba. Yego. Atari nagatwiko. Turi nko mu kabari cyangwa turi nkaha cyangwa se turi mu muhanda ugatuka Perezida Paul Kagame. Ni jido n'ingumi ko ryinyo. Ahita mpamagara Ribo nkamuvuga ni muze mutera imetero ubundi mukore dosiye. Icyo nubu ujya utuka perezida ujya ubikorera kuri YouTube uriyo kure mu bindi bihugu hirya iyo
ko numva wakuyeho Kasuku nagushyikira za guha mama wawe kuko njunyegereye ni ubundi reganje nizera muri Ferabeto. Kasuku we nukuvuga Kasuku byo kuvuga ngo ruhumbu rwa nyoko nge nizera muri Ferabeto. Nyine ibyo bintu bivuga unyegereye wite mfata umungwara ibintu nta kinamo rwose. Hari ibintu abantu abanyarwanda bagomba kumenya ngo twavuye kure byaranatubabaje. Ibi bintu byaratubabaje. Niyo mpamvu nanditse iriya baruwa nyandikiye Secretary Marco Rubio cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika. Angani ibyo bintu uri kuvuga wowe uri kubivugira mu makilometero, ariko ingaruka bifite ni amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu azaba. Harya uriya yavuze ngo iki Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika yavuze uwo twaze tuvugana uribuka ko abantu baje baransimbukanye ngo navuze ngo she deserves the bullet in the head, ngo navuze ngo no none se abari mu biki yaduhaye amahoro, abari mu biki nyine yavuze ngo icyo abantu batakurikiye ikiganiro yakoze. Uwo mugabo rero Marco Rubio actually namwikundiraga ari kwiyamazanya na Trump 2016. Ni umuntu akurikiye cyane, ni umuntu uvuka muri Cuba. Uyu munsi nyine ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Trump. Yaranditse kuri Twitter yarandika ngo ibikorwa ngo by'u Rwanda ngo ku butaka bwa Congo ngo ni ikimenyetso ndashidikanywaho, it's a clear violation to the Washington Accord, ngo ku masezerano yasinyiwe ku itariki enye na perezida b'ibihugu byombi i Washington, ngo kandi ngo bazakoranga ibishoboka byose ngo kugira ngo ngibyo isezerano ubwo basinyaga bari bahaye isezerano perezida Trump ngo bazakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bamusezeranyije rero bikurikizwe. Bituma nandika iyo baruwa y'amapaje 6 nyine. N'ubundi nimva hano ndajya kuri DHL cyangwa se ku iposta, urayibona hari envelope yari ya adresse zose namaze kuzishyiraho ya ariko konzi ko hari n'abanyarwanda bamwe barwanya u Rwanda mudakiranukana bakwandikaho message z'imijugujugu ubugiye kwiteranya n'abanyamerika urabavamo. Ntago ari kwiteranya, nese nagiye kwiteranya n'umudiplomate nandikiraga nanditse nk'umudiplomate. Ntago nashyizemo amagambo nkayo njya mubwira Ingabire ni deserve bullet in the head. Nese ubwo wabwira umudiplomate w'ikindi gihugu ufite immunité diplomatique ubwo iryo jambo ari mubwira niyo yaba ari ryo utekereza. Ariko nanone nese iyo barwa niba bitagize ko dukurikiwe n'abantu benshi wayisomeye abantu wenda akapaje kamwe de page 6 bakanayisanga kuri Twitter kuri X yangiriye hari Mutabazi Kabarira Maurice. Ariko reka tuguhe udusomereho wenda nk'akapaje kamwe baruwa wandikire Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika. Nayibahaye kuri za email ariko sinjya nzizera ari gihe bakubwira ko batayibonye. Ndashaka kuyiba none iri physical hard copy. Urabona ko izara address US Department of State Harry S. Truman Building. Bigende nyine ni inyubako ikorerwamo n'iyi ministere 2201 C Street NY Washington DC 2520 like in address nkuko bizi nyine baruwa igiye kuyohereza. Kuyo ushaka ko nyigusomera soma wenda agapaje kamwe no kugira ngiye wenda nayibonyeho ndagira ngo abadukurikiye bamenye bikubiyemo. Abantu bajye kuri X bayisome ku page 6 bari nyinshi babona ko ni page 6. Signature yangire ku yanyuma nyine of course abantu mutanazi ibintu by'inyandiko buri page yose ugashyiraho icyo bita paragraph. Donc iyi ni paragraph nyine ibarwa ubigiye muri Amerika kwa Trump ugomba kugenda ikagerayo kuko ibyo nabereje kuri email nabonye baranyohereje ubutumwa buvuga yuko wena nabugwaye no kuri ntuza yawe kuri WhatsApp yawe bugaragaza yuko ngo inyandiko mbahaye bazansubiza hagati y'I3 n'I5 ariko mu rwego rwo kugira ngo batazavuga ngo ntayo babonye n'iyiri physical ngomba kuyiboherereza icyo kintu tukakireba. Ariko ntago ari ibintu bindi nuko nge nemera ko umunyarwanda Imana yigutumye murajyana urabyemera iragutuma mukanajyana yabyemera. Okay. N'abaturage rero niko tumeze. Tumera nk'Imana dutuma abayobozi bacu ariko nabo tukanajyana. Donc umwanya magambo ntago nabona Marco Rubio ari kuvuga ibintu byakongera gutuma dushyira karago ku mutwe ngo nk'umuturage mvuge ngo buriya ngo hari ababishinzwe no ya ndamubwira ni ibyo bintu uri gukora bifite ingaruka. Ibyo bintu uri gukora ni rutwitse.
noneho nkanamuha ariko n'igitekerezo cy'ibyagakozwe ahubwo. So ubwo rero natangiye ubwo byose misomera, reka nsome dukeya kugira ngo utanarambira abantu, wenda ari umuntu udukurikira atanumva icyongereza. Natangiye kiri adresse zanjye, nimero de telefone na to Mr Secretary of State. Iyo nimero ya telefone n'ubundi manurana uyivugemo, nabyo hari n'abantu baba banayikeneye. Mutabazi Kabera muri Security Rex Region Kigali Rwanda, email aposo@gmail.com, phone number +2507888309513. Ubwo ni 0788839513. Aho amaze kugana nimero yanjye mitangiramo. Hari igihe rega Imana ya miriri kaza, ntuzi iki Imana yakora n'inzira yacamo cyane. So Kigali tariki 14 z'ukwa 12 2025, ubwo nejo ku cyumweru nayanditse to Mr Secretary of State Marco Rubio, address nzishyiraho. Ibaruwa yanjye ifite umutwe uvuga ngo stop accusing Rwanda and do the right thing. Rekeraho gushinja u Rwanda, ahubwo wowe ukora icyo ukwiye gukora. An appeal for an evidence-based diplomacy and a political and African solution to African problems instead of violence or gun diplomacy in Washington Accords. Byari bikwiye yuko habaho ubujurire, appeal ni ubujurire, kandi akabaho diplomacy ishingiye ku bimenyetso, kandi akabaho kwibanda kuri politike yitwa ibibazo bya Afrika, ibisubizo by'Afrika, aho kugira ngo hazemo ibyo bintu by'ikangata ndetse biganisha by'ikangata. Njyarugamba Amerika ifite ibitwaro bya kirimbuzi byanyeganyeza isi, ntabwo ikangata. Utabifite ari we wakanga. Harya gukanga ni kimwe, gukangata ni ikindi. Gukanga no gukangata, ukangata aba ntacyo agira, ababivuga atazabikora. Uyu abafera abantu ahubwo akabwira nabakubita kandi ntabyo kurwanisha afite nka bira bya Kisekedi. None se yubirebye ubona Amerika iteganya kuzakubita u Rwanda nkuko ibivuga, cyangwa kuzashyigikira, cyangwa se komeza abantu muri comment barakubwira ibyo tube tubiretse. Ni diplomasi yo kuryoshya Kisekedi, kuko Amerika yabonye ko Kisekedi abeshyeka nk'umwana. Kisekedi akora diplomasi ya materinere cyangwa se yo muri nasari, cyangwa se akora politiki na diplomasi yo muri nasari. We na mugenzi we Tereza Kayikwamba bashinja ko yamuhaye indabo, ngo bishobora kuba hari icyo ho bihuriye n'umwana umuntu atwite, ariko ibyo ntago nanabijyamo niyo babikora n'uburenganzira bwabo. Wa mwana ngo Kayikwamba twita, ariko ngo wa mugani ngo Kisekedi ntajyamya cyabyo, kandi byaba ari n'uburenganzira bwabo. Azironga nge ndeba baba bayobora neza, turabaturanyi, ibyo baba bakora nta ngaruka byatugiraho, nicyo nge nareba. Gusa yaba twitiye umukire. Natangiye vuga ngo Dear Secretary Marco Rubio, I write to you as an African citizen deeply concerned about the future of the Great Lakes region and the grave consequences of misinformed diplomacy in one of the world's most fragile security environment. The public statement asserting that Rwanda's action in Eastern DRC are a clear violation of the Washington Accords raises serious concerns, not because accountability is unnecessary, but because the diagnosis of the conflict risks being incomplete, historically detached, and strategically counterproductive. President Trump always says that he ended DRC conflict, so let it be. History shows that misdiagnosis this in the Great Lakes region has repeatedly resulted in mass civilian deaths, displacement, and regional destabilization. It is therefore not too late for American leadership to reconsider the analytical framework being applied. Rwanda has an issue of security, not minerals. So nkomezanye na ngenda mbabwira abazo bihari. Gusa wenda kambihine nagerageje kumwereka yuko wenda kansimuke njya kuri page ya kabiri, ntavuga byinshi, ntanasoma byinshi. Ubwo namweretse nyine uburyo ikibazo kiri muri Kongo, hamaze gupfa miliyoni zigera kuri 3 ukurikije raporo yagaragaje ko kuva mu 1998 kugera 2023. Unyuranyije na raporo ya Trump yavuze yuko hamaze gupfa miliyoni zirenga 10. None unyuranyije na Trump n'umunyapolitike, abanyapolitike bavuga imibare gutyo, ariko nge ndavuga raporo nubwo wenda shaka kubana yatariyo yanyayo nk'umuntu hegewe uturanye na Kongo. ERC estimate, cyo kigoro cyabashe gukora iyo raporo. Ndavuga ngo hariyo icyitwa persistent ethnic cleansing cycle, uburyo ujya kubona ukabona bashatse gufata abanyamurenge ngo babamare, icyo twita guhonya ubwoko, nyine kumara ubwoko. Ahubwo ibyo bintu birari muri Kongo, nubwo wowe uri kure cyane utabyitayeho. Hagiye habaho muri iyo myaka 30 chronic state absence,
kuba leta yamera nk'aho idahari. Ababembe, abafurero, abanande ubwoko bumwe bakabuha intwaro kandi babuhawe n'abasirikare ba FARDC bakorana na FDLR, barangiza bakajya kwica ubundi bwoko, leta ikamera nk'aho idahari. Wowe wavana ukajya kwica abantu 15 Kimisagara ukagaruka leta itabimenye, itanabigiyemo, yaba yabimenye, itanabikurikiranye, yaba ntigire kibivugaho. Ntibishoboka. Ibyo bintu rero ugasanga hariya muri Kongo birahari. Ndavuga ngo dear Secretary Marco Rubio, at the center of this instability is a well-documented armed group FDLR. Muri ibyo bibazo byose biri muri Kongo udasobanukiwe cyangwa se udafitiye amakuru yuzuye, harimo umutwe w'inyeshyamba ndetse ibyawo birazwi, biri mu nyandiko zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga itandukanye witwa FDLR. Ndavuga ni icyambere, izo nyandiko zigaragaza ko washinzwe n'abaseze bakoze jenoside yakorewe abatutsi 94. Cya kabiri, biranditse yuko biri on record cyangwa se biri mu nyandiko zitandukanye yuko Amerika yabemeje nk'umuryango w'iterabwoba, officially designated by the United States as a terrorist organization. Ndakomeza navuga ngo documented by UN group of experts operating alongside the FARDC elements and allied militia at various times. Ndavuga ni kandi hari document z'aba expert ba UN, nubwo nabo mbakemanga ku bintu bimwe na bimwe, bakora raporo bari kurya abana Kampala muri hoteli. None se Senateri Vode wabitubwiye uburyo bakoze mapping report, ati hari byinshi banditsemo, njye nababwiye ndi nibereye muri Canada bakora raporo barya abana mu gihe ntajyaga imbizi na Kigali, ati ibyo namubwiye Philip Regents yibereye muri hoteli Kampala yabyanditsemo nyuma y'amezi 3 mbona byasohotse muri report, kandi umwe expert agomba kujya kuri terre neza. Ni uko twatwiciye ha telefone kampamagara mutaba wenda umwe expert wa polisi jya gukora report mukabarekana nakara abantu barwanye, nkahita nicara no nkahamagara warwanye ninde ni kanaka enzi umuntu umurongorera umugore, nkahita muhamagara ratambwira muri raporo nandike miki ko bari kumwe nkora raporo ngo yarwanye mu kabari. Agakora raporo y'aba expert. Oya, ntago bageze kuri tere, yo akabaza ibi, akabaza abantu yangiza agafata n'ibimenyetso. Ni nkuko polisi mwagongana ikicara Kacyiru ngigakora report ngo yo accident, ubwo sibyo bintu bibaho. Nyine isobanurira, urumva ibyo ntabwo ibyo bibaho, abari ibintu bitari bya expert. Ejo kumva ngo baravuze ngo RDF ngo yisha abahutu 300 muri Kongo, babizanye Geneve, ambassador Urugene yarabishe, avuga ati bati twimuke kubira, ati ntago twimuka, ntago washinje u Rwanda genocide y'abahutu muri Kongo ngo twimuke tujye. Iyo ngingo turayigumaho, mbanze mbibamaremo, nta nubwo muri bwivugira amagambo nkuko mwiboneye. Just like that. Ibintu bimeze nka bla bla biraho wamungane ngo bara bla bla bla. Donc babyita raporo z'aba expert kandi ari ibintu biri political. Muri political umuntu ashobora kuza akakugereka ikintu utakoze. Ariko ivuze ngo ibintu ni by'aba expert, bigomba kuba bifite ibintu biri scientific. Reba yuko nyine nazari buzivu ibintu byazo bavuga ngo turapima. Muri political nshaka kureba nkavuga ni karaho kandi nkurumogi. That's political. That's my opinion. Ariko ntago ribi bishobora gushingira ku kintu nk'icyo ngo urabona ngo uyirebye amaso yo ngo nayatukuye mwana. Wapi niyo yaba yatukuye babibona baragupima. Kashobora ko ari n'uburwayi. Niyo basanze uri kurunywa haruka rujugunya bararupima. No bashobora no umuntu niba mukubita intorezo bakaza gukora autopsy kandi bamukubise intorezo. Cyangwa se like nyine nuwango ibintu niba byitwa ibyaba experts bigomba kuba bishingiye kuri expertise and scientific evidence. So rero ndakomeza ndavuga ngo iyo FDLR responsible for cross border attacks, recruitment and ethnic violence, bazwiho ko bajya mu bwoko runaka, bahawe mission yo kubica, kubatwika bakabarya. Hariho nabonye afite umutima w'umuntu ngo bashinjaga akakorana n'u Rwanda ari ya Uvira, akajya kuri kamera bakamukamera afite umutima w'umuntu amaze gukuramo. Abantu banameze n'abasaza kandi ugasanga Kisekedi ngo akorana nabo bantu, abo bari bafite uwo mutima niba akorana nabo. None se iyo uvuze ngo ni Wazalendo kandi Wazalendo ikorana na FDLR, ikindi Wazalendo bakababeshya. Ntagurira mu Wazalendo no FDLR. Wazalendo basige bayita Wazalendo kandi ari FDLR ku mirongo y'urugambire ku Rwanda. Mu rwego rwo kuyobya uburari. Mu rwego rwo kuyobya uburari. Birumvikana. Noneho gasanga baravuga ngo mugende mufata abakobwa n'abagore mu basambanye. Babarwanya izo ndwara, babagize gute bakabasambanya. Bamwe bakabashinga ibiti mu bitsina.
ibyo ni ibintu tuzi na hano mu Rwanda 94 ntabwo ari ibintu bishya. Kurya imitima y'abatutsi ni ibintu byabaye 94 ntabwo ari ibintu bishya. Hariya barazaga bakavuga ngo turagushinja gukorana ngo na M23 bagahita bashyira mu muhanda bakabagabaga nk'ubaga itungo bakabaga ibyo ngibyo UN imeze nkaho ihumirije amaso. Marco Rubio